Ya turabashimiye cyane mwese mwakoze subscribe kuri channel. So uyu munsi rero tugiye kureba ikiganiro cy'umunsi gira iti cyo bita operating system niki zitandukaniye hehe cyangwa se zikora gute mu buryo butandukanye. So iki ni ikintu ukwiye kumenya sasa rero. So icyo bita operating system mujya muzumva icyo bita operating system tugenekereje mu kinyarwanda twayita program fatizo iba iri mu bikoresho bya electronic. So iyi program igenzura igikoresho cyose cya system yacyo uherereye kuri telefone ngendanwa, mudasobwa cyangwa yawe n'ibindi bikoresho bitanga internet byose biba bifite iyi program. Igikoresho kitayifite twavuga ko nta kintu cyakumarira kuko nta kuntu wagikoresha. So iyi program igufasha gukoresha ibyo byuma bya electronic kandi ikoroshya uburyo bw'imikoreshereze y'ibyo bikoresho nyine birumvikana. So dufashe urugero nka program mfatizo zikoreshwa cyane twavuga nk'iyo bita Windows, hariyo bita Windows, akabiyo nyine Windows, Microsoft, akabiyo bita Mac cyangwa se Apple, akabiyo bita Android, Google, akabiyo bita iOS, Apple, hakaba n'indi bitwa Linux n'izindi nyinshi cyane. Izindi zikaba zikoreshwa muri za mudasobwa na za telefone cyangwa zo bita za smartphone, zimwe muri telefone nziza zigezweho. So zimwe muri operating system zamamaye harimo nk'iyo Windows, abiyo bita Mac, akabiyo bita Android, akabiyo n'ibita Linux. So operating systems zitandukanye cyangwa zitandukana gute. So iyo imyaka igenda isimburana abakora izi program bagenda of course barushaho koroshya imikoreshereze yazo, bakagenda bazongerera ubushobozi. Ibyo bikitwa ivugururwa cyangwa se updates, mujya mu ibyo bita updates. So ubwo igikoresho gifite program iheruka kuvugururwa gishobora kuba cyakora ibintu birenze ibyo program zakibangize zakoraga nyine, mujya mu bita update cyangwa se itaba update ikaba icyo bita upgrade. So iyo upgrade cyangwa se update, so niko bigenda kugira ngo niyo bakora kugira ngo your system ibashe kuba yagira ubundi bushobozi bwo gukora ikindi kintu runaka gitandukanye. So urugero nk'ubu ushobora kuba ujya wumva umuntu avuga ngo ngiye cyangwa se ngiye nkoresha icyo bita Windows 11. Iyi Windows 11 cyangwa se Windows 11 ukumva undi ngo akoresha Android 6. Ibi biba ari ibyiciro by'izo program. Ndemona gira ngo ama Android barana updatinga cyane buri mwaka bakunda ku updatinga. So bivuze ko niba Windows ya 11 ari yo program Microsoft iheruka gusohora, hari ibintu byinshi yakora Windows zabanje cyangwa mwizo Windows zabanje iyo bita XP V Easter cyangwa yo XV yo XP V Easter ya 7 ya 8 ya 1 cyangwa se ya 9 zitakora nyine. Yes. So kimwe nuko umuntu ufite Android ya 9 mujya mubona amatelefone afite icyo bita Android ya 9, muri telefone ye hari applications ashobora gushyiramo, ariko umuntu ashobora gukoresha muri Android ya 6 we akaba adashobora kuzishyiramo ngo bikunde. So ndizera musobanukiwe icyo bita programming cyangwa icyo bita program fatizo cyangwa icyo bita operating system cyari cyo. So ufite ikibazo runaka, nyamuneka ndumva ikibazo runaka wagizemo wabasobanukira ahubwo karahubwo wabifite ikibazo runaka wabagisobanukira hano mu kiganiro dufite, kandi ufite n'ikindi kibazo kindi birumvikana wazatwandikiraho cyasukana go on my description, or first leave your comment on my description nimba if you have any question cyangwa nimba ufite n'ikindi kintu runaka wanda duhure muri my description umbwira ikintu runaka wumva twazavugaho kugira ngo tuzarebe ibyo ari byo kugira ngo tuzabikurikirane. So muntu w'Imana ndagushimiye cyane rero, gira ibihe byiza, reka duhure ubutaha.